Mwigire hino inkuru zimeze nabi. Ubu nzi kubatera sitori y'ukuntu baherutse kundongorera mu ishyamba nagiye kunyara. Ushobora guhita wibaza se birashoboka mu ishyamba se gute? Ibyo ni ibintu ngiye kubabwira. Nagiye ahantu nari ngiye ku murenge w'iwacu, ahantu umurenge w'iwacu uba. Ariko uwo murenge ahantu uba hari ahantu ho muri karitsiye umuntu yanyura, hari n'aho nyine moto yagenda. Nta mafaranga yo gutega nari mfite. Noneho niyemeza kuko nari mpagenze iminsi bitewe n'uko ibyo nshaka bitabonekaga. Nari mpagenze iminsi pe amatike yaranshizeho. Kugenda aho hantu ni nk'iminota 30. Ndiyemeza ndabyuka ndavuga ati ngomba noneho ko wenda nimba bazantinza ntabwo nzahagenda inshuro 3 ntarabona ibyo nshaka. Niyemeza kuhagenda n'amaguru. Ubwo ndabyutse nditeguye ndakarabye rwose nitera n'agafondete gakeya kari mu rugero, maze kwisiga agafondete gakeya n'iminwa nyine ndayoroshya, nshyiraho akarabero gakeya nyine gakeya ariko ureba wandeba ukabona kariho, nta bintu byo kuvuga ngo wenda ngo ndakureba ngo ukabona wenda ngo nta kintu ubona. Keza sinakimaka ibintu byinshi, nambara agakanzu kanjye nari nambaye, nambara n'agafurari kanjye, mfata agasakoshi, nambaye n'udukweto two hasi kuko nari ngiye gukora urugendo rw'iminota 30 n'amaguru. Ubwo nasohotse mu rugo ndagenda ntangira kurenga kaburimbo mfata umuhanda w'igitaka. Umuhanda w'igitaka nawo narawugenze mugenda nk'iminota 10, ngera aho nko ku muhanda wa nyuma w'igitaka ngomba kugenda nyine namara kuwugenda nkahita ngera aho ngaho ku biro by'umurenge. Ngezemo hagati kurumva ni mu gitondo navuye mu rugo mfashe breakfast, nanyweye icyayi cyinshi ko mu rugo bari batetse icyayi kiryoshye pe. Nari nanyweye nk'amatasi 2. Ubwo nari nakubwe nifashe ndi kugerageza kugira ngo mbashe kubona nagera ku murenge ariko biranga. Nari nakubwe bimwe bidashoboka yuko naguma kwihangana. Kandi burya gukomeza ukubwa uba urimo uriyicira, uba urimo uriyica pe, uba urimo uriyica, uba urimo urihana. Wenda umuntu nemera ko ashaka kwihangana ariko hari aho bigera ukumva neza urapfuye nta kwihangana ugifite. Ubwo rero nageze aho ngaho ndareba mbona ni mu bipangu gusa by'abakire, nibaza ukuntu nshobora kujya gukomanga mu bipangu by'abandi by'abakire ngo nje gutira ubwiherero. Oya, byanteye isoni nyine ndavuga ati reka nze ndebe uko uwo muhanda ntabwo ugendwamo n'abantu benshi. Kurumva ni ya mihanda twavuga y'igiturage nyine y'utuyira icamo abantu bake, abandi usanga bateze amabisi, abandi bateze amamoto bagaca mu muhanda nyine w'umukara kaburimbo. Ubwo nkomeje numva uruhago rwenda guturika habura gato, abantu nabo njya gutangira kwicara natangira gutekereza kunyara, nkabona undi muntu ari guturuka ruguru, kandi bitewe n'ukuntu numva kameze, numvaga uwo muntu agomba kunsanga nkirimo ndanyara, cyangwa se kwa kundi ushobora kumanuka ukahita ubona ahantu nyine hatose nkahita avuga ati ashobora kubitekereza. Kandi no kugenda unyara mu nzira cyangwa wajugunye ibintu bifite n'aho bihuriye n'umubiri wawe byakuvuyemo ntabwo ari byiza ko baguhumanyiriza. Ndakomeza ndihangana, noneho ubwa nyuma ho kwihangana byananiye, naragiye ngera ahantu hafi y'agashyamba, numva nyine biranze, ariko mu kureba mbona nta muntu uhari, ndicara nkitangira kunyara mbona hazamutse umuntu. Noneho numva biranze, kwa kundi nyine uba utangiye kunyara neza zanaje, mbonye hazamutse umuntu. Ni kumwe umuntu arenga undi ahinguka, urenga undi ahinguka. Ubwo urumva uwo nguwo rero ntabwo nari namubonye, narebye hafi gusa mpita ntangira nyine
kwicara aho ngaho ngo nyare nabyo birangira bidakunze, numva noneho ntaye umutwe. Hirya hari agashyamba ariko agashyamba nyine ubona gatoya karimo ibiti bikeya, ako bisa nkaho nanone ugenda ukaba wagera kuremo gake, abari guca hafi aho ntibakubone. Kwihangana byarananiye, mpita ninjira mu ishyamba vuba vuba atarambona, ndiruka pe ndihuta kuko urumva ko nari natangiye kunyara, muri make ni nkaho nari nifunguye, numvaga habura gatoya ngo ninyarire. Ndangije ubwo narirukanze ndiruka kuko ntareba imbere n'inyuma kubera ko numvaga habura gatoya, noneho ntari kugera aho ngiye meze nsa mpumura gute, ntago bishoboka. Naragiye ngera ahantu hasa nkaho hari igiti kinini, aho hantu hari igiti kinini rero nahise mpasutama ntitaye, nyine nagisutamye inyuma kugira ngo ba bandi bava mu muhanda wo hirya ntibambone. Nyisutama inyuma mpita nyara, wenda nyara numvaga ndi gupfa, numva ndi kuruhuka, uruhago ruri kuruhuka mu mubiri no mu mutwe kuko nari nataye umutwe, numva n'isereri yatangiye kumfata. Ubwo nkimara kunyara rwose, ubwo urumva aho ngaho ngaruye ubwenge, sibwo mpindukiye, yego Yesu, inyuma yanjye mpabona umuhungu nahabonye yari yambaye yari yambaye isengeri, yambaye n'ipantaro y'ikoboyi, yambaye n'umusentire, wundi ya misentire ya ayisi imwe igezweho nyine. Ubwo umuhungu arandeba, nawe ndamureba, isoni ziranyica ko byanze bikunze yabonye ikibuno, kuko urumva nihuta nkajya aho ngaho nubwo ntagize, bitewe n'ukuntu igiti kigize, nanyaye aho ngaho ariko ahandi ntahamubonye. Arangije ntangira gukeka yuko yabonye ikibuno, kuko urumva nta muntu n'umwe ujya kunyara atazamuye imyenda yambaye kugira ngo atayinyaraho akaba yayanduza. Ubwo isoni ziranyica ziraguma ziranyica, ndamubwira ati sorry, ntabwo nari nzi ko uri hano, nyine nari meze nabi ntangira kwirekuza utuntu n'utundi. Arambwira ko nta kibazo, yari umuhungu mwiza, ubona nawe ishati yari yayikuyemo afite akavumbi ku maguru, ikigaragara nawe ashobora kuba yari avuye nk'ahantu kure, simbizi, mbona aryamye ku ishati ye, ndabaza se we kuri hano noneho mbona uryamye n'ahangaha muri aka gashyamba, biteye amakuru ki? Arambwira ati njyewe nari naje gukanika imodoka iri hariya hirya, nyine yari iri inyuma y'agashyamba, ariko hari ibikoresho ntazanye kubera ko bampamagaye bantunguye, hari mugenzi wanjye ntegereje ko abizana, ubundi tugatangira tugafatikanya. Mpita numva ibyo nibyo nyine, nawe ndamubwira ati ubwo rero ntabwo nari ndimo ndagenda, nawe ngiye hano ruguru, kumwe nyine uhura n'umuntu ukumva n'ubundi mubaye inshuti, nako kubera n'amasoni ugatangira no kumwibwirishwa ibintu bitamureba. Ubwo muri ako kanya yarandebye, nabonaga ndebana amaso, ntazi niba ari ay'irari simbizi, yahise ambwira ngo shaho nyara neza. Mana yanjye, isoni zibare ziranyishe, ndibaza se nyara neza, nyara gute abandi batanyara? Mpita mbimubaza, nanga gukomeza nibaza ibintu kandi ubimbwiye ahari agomba kubinsobanurira, ndabaza se nyara gute bidasanzwe, ngo wabivuga neza. Ahita ambaza ese ujya unyara? Ndamubwira ati kandi nyine maze kunyara ubibona? Arambwira oya, ndavuga mu gikorwa ubwoko ki? Ngo nyine wenda ngo mbabarire amagambo ndi gukoresha kandi tutanaziranye, wenda ngo ushobora kuba utabikunze. Arambwira ati nyine iyo bari kukurongora ujya unyara? Isoni ziranyica ndeba hirya, ahita ambwira nakubonye nakuvumbuye, ubwo ujya unyara ku buryo numvishe ufungutse, ubwo nyine urirekura cyane. N'ubundi isoni ziraguma ziranyica, mbura icyo mubwira, mbura icyo musubiza, ndeba nka mbega urubwa, ariko nanone utwo tugambo agenda akomeza ambwira ngo ujya unyara, ngo none se ngo numvishe usa nk'ufungutse cyane, ngo ubuse ngo buriya ntugera menshi.
numva ntangiye gutoha pe, numva